yuko ikora ibyo byose kandi ikabikora neza. Igihe cyose dukwiye guhora tubona amashimwe mu byo tunyuramo. Hejuru yawe hari umuntu, munsi yawe hari umuntu. Ufite amaguru yombi hari ikindi wumva wageraho, ufite akaguru kamwe hari ikindi wumva wageraho. Hari ukuntu Imana ijya ibikora. Natwe tuba dukwiye kugenda tubona amashimwe kuruta uko tubona ibibazo mu buzima bwacu. Amen. Amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Umutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, kandi unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi,
data we nyambika imbaraga nkomeze uzagera amahoro mfite amatsiko menshi cyane no kuba data wanjye nyambika umwana w'Imana busoye harimo kwakirwa abavuye mu mibabaro barimo guhozwa amarira yabo bashira intimba urahirwa niba nawe urimo mbona ubukwe umwana w'Imana busoye hakirwa abavuye mu mibabaro y'isi bahozwa amarira kandi bashira intimba urahirwa niba nawe uzabayo mbona ubukwe umwana w'Imana busoye hakirwa abavuye mu mibabaro bahozwa amarira urahirwa niba uri mfite amatsiko menshi cyane kugerayo no kuba muri icyo gitaramo data we nyambika imbaraga nkomeze nzagerera nyambika imbaraga nkomeze urugendo nyambika imbaraga umusaraba nzagerera nyambika imbaraga ntumbira ijuru nyambika imbaraga nkomeze nzagerera amahoro. Reka nsabe Dieudonné perezida wakorera amahoro aza hano imbere asengera umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, hanyuma mwene data mwarimu Leandre aza hano imbere atugezeho ijambo ry'Imana. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutazi, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi,
shimwa mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje, shimwa Yesu Mucunguzi, shimwa mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera uhora umutumenyesha. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonye. Mana y'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane, tugushimiye ko watwimenyekanishije mu mwana wawe Yesu, umwana ukunda w'ikinege, umuduha kugira ngo isi iruhuke, kugira ngo isi yari icuze umwijima abe umucyo w'isi. Tugushimiye yuko amaze gukora ibyo washatse byose yavuye mu isi, aravuga ngo ibyiza nuko ngenda kugira ngo Umwuka Wera aze, uwo nguwo naza azemeza ab'isi kandi azenda ku byanjye abibabwire, ntabwo mbasize nk'imfubyi ahubwo nzaboherereza uwo mufasha. Ndagushimiye Kristo yuko wandikishije ijambo ryawe, ijambo ryawe ni rizima. Turagushimiye cyane ko mu kinyejana turimo iryo jambo rikomeje kuduhumuriza. Mwami Imana yacu ryaje ari ijambo rizima rifite imbaraga, uwo ni we rero jambo tubana nawe ibihe byose. Yarabyivugiye aravuga ngo, Yohana arabivuga ngo uwo nguwo yaje mube ntibamwemera, arangije aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bahawe ubutware bwo kuba abana b'Imana. Turagushimiye ko uwo jambo w'Imana yatwimenyekanishije, turagushimiye yuko agiye kwivuga muri iri teraniro. Iryo jambo riraje mu matwi yacu, ivuge mwana w'intama w'Imana, ivugire muri iri teraniro abarira bahozwe nawe, ivugire muri iri teraniro abafite agahinda bahozwe nawe, ivugire muri iri teraniro abagowe Mwami Imana bahumurizwe nawe, ivugire muri iri teraniro Mwami ababoshwe n'ibyaha bakizwe nawe. Niwivuge imbaraga z'Imana, niwivuge bugingo buzima, niwivugire mu mwana wawe kunda. Mugaragu wawe rero arahagaze kugira ngo Kristo tumenye icyo ushaka kuvugana natwe. Numubeho cyane, numutindeho cyane, Mwuka Wera w'Imana amubeho, cyubahiro cy'Imana kimuzenguruke. Mwami Imana wongere umukoreshe nk'uko wamukoresheje mu myaka yatambutse, ariko uyu munsi bibe bishya, bibe bishya, bibe bishya mu izina rya Yesu. Turatuje Kristo, tukumva ugenda hano mu iteraniro mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho neza? Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye nitwa Hategekimana Leandre, abantu mubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se mwarimu, korera umurimo w'Imana mu itorero rya Biryogo, iparuwasi ya Muhima. Imana ikaba yashimye ko nza kubana namwe uyu munsi wa none kugira ngo dusangire ibyiza tubonera mu ijambo ry'Imana. Umugabo ufite umudamu n'abana babiri, ikindi nkunda Kristo, ndashima Yesu yangiriye neza agakiza, nkunda Kristo nanjye ndi umugenzi ujya mu ijuru. Hatinze rero reka twigire mu ijambo ry'Imana kuko aricyo gikuru kiba cyatuzinduye, kugira ngo twumve icyo Imana iganira natwe mu ijambo ryayo. Twumve ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, igice cyaho Zekariya igice cyaho cya 8. Zekariya igice cyaho cya 8, turasoma umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Zekariya igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Turaza gusoma no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 15. Turangirize nanone aho muri Zekariya, murahakomeza ntago maharekura igice cya mbere umurongo wa 3. Zekariya igice cya 8 umurongo wa mbere haranditse hati: nuko ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho rivuga riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, mfuhiye Isiyoni
ifuhe ryinshi, mpafuhiye mfite uburakari bwinshi. Uwiteka aravuga ati, ngarutse i Siyoni, nzatura muri Yerusalemu imbere, kandi Yerusalemu hazitwa umurwa w'ukuri, umusozi w'Uwiteka Nyiringabo uzitwa umusozi wera. Amen. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 12. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 15 haranditse ngo wenda ntitusoma hose turasomaho. Hari habanza aravuga ngo, witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje. Nahanagendere cyane avuga ngo, witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje. Amen. Turangirize hahandi muri Zekariya igice cyaho cya mbere. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 3. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 3 haranditse ngo, nicyo gituma uzababwirira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimungarukire nanjye nzabagarukira, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Reka dusubiremo. Nicyo gituma uzababwira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimungarukire nanjye nzabagarukira, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ni ijambo tugiye kuganiraho. Hari n'ahandi turi buze kuvuga, ariko bitewe n'igihe tuba dufite gitoya cyo ku cyumweru ntabwo umurongo wose twajya kwisoma, ariko iyo dufite akabyika waza kwandika ukaza kuba wasoma witonze, ahandi turagenda tuhavuga wenda tutiriwe tuhasoma. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Twasomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Zekariya. Iki gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ubu buhanuzi bwa Zekariya yahanuye ahagana muri 520 kugera muri 518 mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu muhanuzi Zekariya ni umwe mu bahanuzi bahanuye mu gihe Abisirayeli batahukaga bava mu bunyage i Babuloni. Yahanuriye mu gihe kimwe n'uwita Hagayi, barimo gutera ishyaka ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli ubwo bari batahutse bavuye mu bunyage, kugira ngo bongere bubake inzu y'Imana. Iyo dusomye iki gitabo cy'ubuhanuzi bwa Zekariya, nk'uko mbivuze ko hano mu gihe kimwe na Hagayi batera ubwoko bw'Imana ishyaka kugira ngo bongere babakomeza bababwira amagambo y'Uwiteka, bongere bubake inzu y'Imana. Ariko buno buhanuzi bwa Zekariya ntabwo ari ubuhanuzi bwasohoye muri kiriya gihe gusa, ahubwo ubuhanuzi bwe hari ubwasohoye muri kiriya gihe yahanuye burasohora, hari n'ubugisohora muri iki gihe turimo, ndetse ubuhanuzi bwe bwarakomeje bugeza no muri cya gihe cy'ubwami bw'imyaka 1000, ubwo Kristo azaba yagarutse aje kwimana n'itorero rye ubwami bw'imyaka 1000. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Twasomye ijambo ry'Imana rifite intego tugiye kuganiraho. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rifite intego igira iti, kugarukirwa n'Imana. Niryo jambo tugiye kuganira Imana mpaye kugira ngo tuganire, rifite intego ivuga ngo kugarukirwa n'Imana, kugarukirwa n'Uwiteka Imana. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana twasomye muri Zekariya ryatweretse ukuntu Imana yavuze ngo, ngarutse i Yerusalemu, ngarutse i Siyoni. Uwiteka aravuga ati, ngarutse i Siyoni, nzatura muri Yerusalemu imbere, kandi Yerusalemu hazitwa umurwa mukuru, umusozi wera w'Uwiteka. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aha umuntu yakwibaza ikibazo ngo, ese kugaruka kw'Imana muri Yerusalemu byashakaga kuvuga iki, cyangwa kugarukirwa n'Imana bishatse kuvuga iki? Kugaruka kw'Imana muri Yerusalemu, aho Imana ibwira Abisirayeli ngo igarutse i Yerusalemu, igarutse i Siyoni. Kw'ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yacu ibera hose icyarimwe. Wakwibaza ngo ese byashaka kuvuga iki? Ese twebwe muri iyi nyigisho byatwigisha iki nk'itorero rya none? Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kugira ngo twumve neza rino jambo ry'Imana, kugira ngo twumve neza ni message Imana mpaye, ndagira ngo tubanze gato twibukiranye ibihe bibiri Isiraheli yaciyemo. Hari ibihe bibiri Isiraheli yaciyemo nshaka kuvugaho. Ibihe bibiri nshaka kuvugaho ni ibihe bibiri yaciyemo ariko yarageze mu gihugu cy'isezerano, mu gihugu cy'Ikanani. Ntabwo mvuga ibyo wanje gura nabyo, ahubwo ndashaka kuvuga bimwe mu bihe bibiri Imana Abisiraheli baciyemo ubwo bari barageze mu gihugu cyabo cy'isezerano. Igihe kimwe babanje gucamo
babanje guca mu gihe cy'ibihe byiza, bagubwa neza nk'uko Imana yari yarabasezeranije ngo numara kugera mu gihugu ukarya ukanywa ugahaga ngo ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki. Baragiye bagera muri ibyo bihe byiza bagubwa neza baranezerwa. Uzasome wenda nk'iyo usomye igitabo cy'Abami ba mbere ugasoma igice cya 8, uzasanga ukuntu Salomo hari igihe yigeze gusenga ashima Imana avuga ngo Mana ushimwe, igihugu kibonye ihumure, turatuje, ibyo wadusezeranije birasohoye, ashima Imana. Ndetse iyo ukomeje mu gice cyawo cya 10 ubona ukuntu ngo abami bajyaga baturuka amahanga atandukanye bakaza kureba ubwiza bwa Isiraheli, kuko Imana yari yarabagiriye neza, yarabahaye ibihe byiza. N'igihe cya mbere baciyemo, igihe twavuga ngo bari bafite igihe cy'icyubahiro, bafite amahoro, bafite ibyishimo byinshi, baguwe neza cyane n'uburumbu. Ikindi gihe cya kabiri Isiraheli yaciyemo, yaciye mu gihe cy'igisuzuguro, twakwita mu gihe cyo guca mu bihe bikomeye cyangwa se guca mu gisuzuguriro, ubwo banyagwaga n'amahanga. Ijambo ry'Imana ritwereka iyo muri ibihe byabaye mu bihe bitandukanye, kuko ahagaragara muri 722 mbere y'ivuka rya Yesu, ni muri iyo myaka abashuri baraje banyaga Abisirayeli bari Samariya, barabanyaga barabajyana. Abari basigaye Buyuda nabo umwami Nebukadineza guturuka muri 605 araza arabanyaga arabajyana. Ndetse icyo gihe n'abari bagiye shuri, kuko yari yigaruye ibihugu byose arabajyana, bose abajyana mu bunyage. Yerusalemu noneho hahinduka amatongo, harasenyuka, ibikorwa byaho byiza nyaburanga birasenyuka, ubwiza yari hafite buragenda harateseka, hahinduka nabi. Icyo gihe haba amatongo, ibintu byaho byose bitakaza ubwiza, ndetse ibikorwa nyaburanga, ibintu byaho byose byarangaga ubwiza bwaho biragenda birasenyuka. Nushaka kumva neza bino no kubimenya, uzasoma igitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Iyo usomye igitabo cy'amaganya ya Yeremiya, ijambo ry'Imana rikwiye gukunda Abisirayeli bari mu gahinda, bari barimo kurira, bavuga bati Imana ese bimeze bite, waratwibagiye ukuntu hameze. Ngo icyo gihe ngo ababisha baho bari batangiye kwirata kuri Yerusalemu, bavuga ngo dore wa murwa wirataga avugaga ko ari mwiza, ngo dore wa murwa avugaga ko ari uw'igikundiro, ngo nimurebe uko wabaye, ngo nimurebe uko Uwiteka yawugize. Batangira kuwushinyagurira, batangira gushinyagurira ubwoko bw'Imana, bashinyagurira Yerusalemu n'abaho bose, bavuga ngo hahindutse amatongo, hahindutse igitutsi, kuko hari hasigaye hatakiraho kwifuzwa, ibintu byaho byose byari byarangiritse. Mu mvuga y'ubu hari ijambo bajya bakoresha ngo ni ugukubitwa. Yari yarakubiswe, yarahuye n'ibibazo byinshi cyane, kuko hari igice kimwe cyari cyarajyanywe mu bunyage, bahuraga n'imibabaro myinshi cyane ikomeye. Ndetse no muri Yerusalemu hari harasigayemo ngo abantu b'abasaza, b'abakecuru, bimuga, abantu badashoboye, b'abatindi, b'abakene, mbese bacishirije. Abo nibo bari barasize muri Yerusalemu, ariko abantu b'abanyabwenge, abasore, abanyembaraga, bose bari barabajyanye i Babuloni. Nuko bose Isiraheli iragenda ihura n'akaga gakomeye cyane, injira mu kubona. Ibi byose bahuye nabyo, umuhanuzi Ezekiyeli we, iyo usomye igice cyawo cya 37, ubona ko Abisiraheli aho bari barimo n'ibibazo bari barimo, ngo bari bameze nk'abari mu bitugu. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli igice cya 37, niho yagize iyerekwa ngo ry'amagufwa yumye. Yasobanuraga ngo Abisiraheli ubwo yabyerekwaga Ezekiyeli, ngo bari bameze nk'amagufwa yumye, ngo ndetse n'ibyiringiro byabo byari byaraheze. Iyo usomye aho ngaho uhereye ku murongo wa 1 kugeza kwa 14, cyane cyane uhereye ku murongo wa 11, ngo Abisiraheli bari barabaye ibyiringiro byabo byaraheze, bavuga bati Imana yaraturetse, Imana yaratwibagiye. Aho bari mu gahinda gakomeye cyane, bari mu ngorane zikomeye cyane. Muri ibi bihe byose baciyemo, ndetse n'ubwo Imana yari yarabwiye, niho muri iyo minsi batangiye no gutahuka, ubuhanuzi bwamanutse. Imana ibabwira amagambo meza cyane. Ubuhanuzi bwa Zekariya bwaje muri iki gihe, bwari bumeze nk'inkuru nziza y'agahebuzo kuri bo. Yesu ashimwe, haleluya. Bwari bumeze nk'inkuru nziza kuri bo,
kuko bari baratawe, kuko bari bameze nk'abibagiranye, kuko bari bameze nk'ab'Imana yeretse, kuko abanyamahanga babashinyaguraga bavuga ngo awa Imana yanyu iri hehe, bimeze bite, nimurebe uko bimeze, ngo bahitaga bose barahimyorezaga bakahatera amabuye. Ariko Imana, haleluya, kuko ari urukundo, irongera avuga ngo Uwiteka aravuga ngo ngarutse Siyoni, nzatura muri Yerusalemu imbere, ngo hazitwa umurwa w'ukuri, umusozi w'Uwiteka Nyiringabo, we umusozi wera. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ahabwa icyubahiro. Imana ibahishuriye yuko nubwo baciye mu bikomeye, ariko ibafiteho umugambi mwiza yuko izongera ikabagirira neza. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ahabwa icyubahiro. Ubuhanuzi bwaje bwuzuzanya n'ubundi butandukanye. Abahanuzi bari barahanuye muri Yesaya igice cya 65 igice cya 60, Yesaya 60:15 n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi nguhe n'ubwiza. Imana yacu ishimwe, nguhe n'ubwiza n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Imana ngo nubwo waretswe ukangwa, nubwo yagaragara nk'iyaretswe ikangwa, ariko Imana yavuga ngo ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukinyukuramo, ntihabe hari ukikunyuramo, ngo ariko nzakurutisha ahandi hose nk'ubwiza buhoraho. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu itugiriye neza. Nanone muri Yesaya 40:1-2 Imana yavuga ngo nimuhumure muvuge ibyururutse imitima, nimuhumurize abantu banjye, mubabwire uko intambara zaho ubwo bwari ubuhanuzi butandukanye bwerekanaga yuko igihe kizagera Imana ikongera ikagirira abantu. Imana yacu ishimwe yuko izongera ikabagirira neza. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ahabwa icyubahiro. Ubuhanuzi bwaje bwuzuzanya n'ubundi butandukanye. Abahanuzi bari barahanuye muri Yesaya igice cya 65 igice cya 60, Yesaya 60:15 n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi nguhe n'ubwiza. Imana yacu ishimwe, nguhe n'ubwiza n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Imana ngo nubwo waretswe ukangwa, nubwo yagaragara nk'iyaretswe ikangwa, ariko Imana yavuga ngo ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukinyukuramo, ntihabe hari ukikunyuramo, ngo ariko nzakurutisha ahandi hose nk'ubwiza buhoraho. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu itugiriye neza. Nanone muri Yesaya 40:1-2 Imana yavuga ngo nimuhumure muvuge ibyururutse imitima, nimuhumurize abantu banjye, mubabwire uko intambara zaho zishize. Ubwo bwari ubuhanuzi butandukanye bwerekanaga yuko igihe kizagera Imana ikongera ikagirira abantu bayo neza. Imana yacu ishimwe. Nanone Yeremiya muri 31:4 aravuze ngo nzongera kukubaka. Haleluya, nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we. Imana yacu ishimwe kandi guzongera gusongera mu mbyino z'abanezerewe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ahabwa icyubahiro. Ubwo bwose bwari ubuhanuzi bwerekanaga nuko Isiraheli nubwo yari imeze nk'iyasenyutse, ariko hari igihe kizagera Imana ikongera ikayigirira neza, Imana ikongera ikayubaka. Turi ku ijambo rivuga ngo kugarukirwa n'Uwiteka. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndetse Yesaya mu gice cya 60:4 yaravuze ngo ntuzongera kwitwa intabwa ukundi, ngo n'igihugu cyawe ngo ntabwo kizongera kwitwa umwirare. Imana yacu ishimwe, ni Imana igigira neza, ni Imana ishobora byose kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mvuge ntatinze twihuse ku bintu, ndagira ngo mvuge ku bintu bigera kuri 7 kugaruka kw'Imana muri Yerusalemu byashakaga kuvuga n'imigisha itandukanye bagombaga kubona kubwo kongera kugarukirwa n'Imana.
icyambere iyo dusomye Zekariya igice cya mbere umurongo wa 16 hatwereka ko urusengero rw'Imana rwari rugiye kongera kubakwa. Urusengero rwari rwarubatswe, urusengero rwa mbere rwari rwarubatswe na Salomo rwari rwasenyutse, ariko Imana ibabwira umugambi mwiza yuko igiye kongera kubaka urusengero rw'Imana. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mu kugaruka kw'Imana muri Yerusalemu byerekanaga yuko Imana igiye kongera kubaka inzu y'Imana yayo izongera kubakwa. Imana yacu ishimwe. Urusengero cyari ikintu cyari gikomeye cyane muri Isirayeli, cyari gifite agaciro, ariko ntabwo turi butinda. Ariko natwe mu buryo bw'umwuka ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorintho igice cya 6 umurongo wa 19 haratubwira ngo mbese namwe ntimuzi yuko muri insengero z'Imana, muri insengero z'umwuka wera uba muri mwe wo mwahawe uturuka ku Mana. Natwe turi insengero z'Imana. Bene data nagiye babwira yuko Imana ishaka ko insengero zacu zubakwa neza. Imana iragira ngo twongere twubakwe mu buryo bw'umwuka, insengero z'abantu bayo zongere zubakwe neza. Imana yacu ishimwe, zongere zisukurwe, zongere zitunganywe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icya kabiri nanone kugaruka kw'Imana muri Yerusalemu byashaka kwerekana yuko Imana yari igiye kongera kumara Siyoni umubabaro. Haleluya. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 17 niho Zekariya abahanura avuga ngo muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza, ngo Uwiteka azongera kumara Siyoni umubabaro kandi azongera guhitamo i Yerusalemu. Imana yacu ishimwe. Ngo Uwiteka azongera kumara Siyoni iki? Umubabaro. Azongera kumara Uwiteka azongera kumara Siyoni iki? Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ufite inkuru nziza ivuga ngo Imana yacu ni Imana ijya yongera kumara umubabaro. Ni Imana imara umubabaro, ni Imana ijya yongera ikamara umubabaro abantu bayo ikabatunganya. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 54 umurongo wa 7 n'uwa 8 avuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, ngo ariko nzakubabara, ngo nzagukoranya nk'ufitiye imbabazi nyinshi, ngo nakurakariye uburakari bwinshi, ngo bituma nkwima amaso akanya gato, ngo ariko nzakubabarira. Haleluya. Imana yacu ni Imana igira neza, ijya yongera ikamara umubabaro. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Natwe ni ibyiringiro dufite Kristo, niwe natwe nk'itora dufite Kristo kandi Kristo ajya amara umubabaro. Imana yacu ishimwe ijya yongera ikamara umubabaro. Yesu niwe yavuze ngo muri mwisi mugira umubabaro, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Imana yacu ijya imara umubabaro, igihoza abantu bayo ikabagirira neza. Kugaruka kw'Imana ko muri Yerusalemu, Imana yari yabasezeranije ngo nzongera mbamara umubabaro. Nubwo mwahuye n'imibabaro myinshi ubwoko bwanjye, nubwo mwahuye n'ibintu byinshi, ariko nzongera guhitamo Yerusalemu, nzongera kubamara umubabaro. Ikindi nanone Imana yaberekaga ikindi cya gatatu nanone, Imana byerekanaga yuko Imana yari igiye kubaha ubutabazi bwihuse. Reka dusome twihuse tudatinze Zekariya igice cya 2. Munyemerere hano tuhasome Zekariya igice cya 2 ukuntu Imana yari igiye kubaha ubutabazi bwihuse. Igice cya 2 umurongo wa 1 turageza ku murongo waho wa 4 haravuga ngo maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije Abayuda n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu. Uwiteka anyereka abacuzi 4. Ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda ntihagira uwegura umutwe. None bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga hagurukirizwa gutera igihugu cy'Abayuda akabatatana. Muri iri yerekwa Zekariya ngo yerekwe iby'aya mahembe ngo yari yarazengereje Abayuda, yari yarabakubise ngo ntibegure umutwe, yari yarabazengereje. Aya mahembe ngo yari yarabazengereje, ariko Imana isobanura ibwira Zekariya yuko hejuru y'ayo mahembe hari abacuzi 4 bazanywe no kuyavunagura.
Imana yacu ishimwe. Aya mahembe bavuga ko agera ngo n'amahanga agera muri 4, abashura, abaperesi, abanyababuloni cyangwa abanyegiputa, ngo muri iyo minsi bari nk'ihwa rihanda, bari barasengereje Abisiraheli. Ariko Imana ishura yuko nyuma y'imbaraga zabo, nyuma y'ubwo butware bwabo, nyuma y'izo mbaraga, hari izindi, hari abacuzi 4 ngo bazanywe no kuvunagura ayo mahembe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu icyubahiro. Imana yashakaga kubabwira yuko ishaka kubohereza ubundi butabazi bwihuse, imbaraga zabarwanyaga zikaneshwa. Ndagira ngo babwire ngo nawe hari ibyo umeze, hari ibyo ucamo, hari ibikurwanya bimeze nk'ari amahembe byarakuzengereje, hari imbaraga zikurwanya, hari ibitero bya Satani n'abadayimoni bikurwanya bimeze nk'ari nka ziriya mbaraga z'amahembane zari zaratatanije Abayuda. Ariko ndagira kubwira ngo Uwiteka ajya yohereza abacuzi. Haleluya! Imana ijya yohereza abacuzi bakuvunagura izo mbaraga z'amahembe. Imana yacu ishimwe. Humura torero ry'Imana, nubwo hari ibikurwanya, ariko Imana hejuru y'ibyo hari izindi mbaraga. Bishatse kuvuga ngo burya hejuru y'ibikurwanya nabyo hejuru hari imbaraga. Hejuru y'ibikurwanya, hejuru y'ibiguteye ubwoba, hejuru y'ibikuvuna, hejuru y'ibyakubujije amahoro, Imana ijya yohereza ubutabazi. Kandi hari imbaraga z'Imana. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ntabwo icyubahiro. Natwe mu buryo bw'umwuka hari byinshi twaba turwanira, byari byinshi waba urwanira byo, ariko nakuzaniye inkuru nziza zivuga ngo haleluya. Imana ijya yohereza abacuzi 4 bo kuvunagura imbaraga z'amahembe. Sinzi ihembe rikurwanya, oya twe kumva ya mahembe y'imyuka mibi. Yego nayo ariho mu buryo bw'imyuka mibi, hari ibyo urwanira byaba ari nijoro, hari ibyo ureba cyangwa utareba, hari intambara mu buryo butandukanye. Mu buryo bw'umwuka urwana urumuri urugendo rujya mu ijuru, hari byinshi. Sinzi nawe iryohe ngo Abisiraheli ngo yari yarabakubitaguye ngo ntibubure umutwe, ariko nakuzana inkuru nziza. Haleluya! Uwiteka ngo yohereza abacuzi 4 bo kuvunagura ayo mahembe. Nawe Imana ikohereza ubutabazi bwihuse, bimeze nk'amahembe, nk'imbaraga z'amahembe. Imana igutabare. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu habwa icyubahiro. Ikindi cya 4 nanone, Imana yari igiye gusubiza amasengesho yabo. Aho bari baraho mu bunyage ngo bamaze imyaka myinshi baririra Imana, ngo bajyaga basenga mu kwezi kwa 5, kwa 7, kwa 9 n'ukwa 10, ngo ariko amasengesho yabo ntagire, bakabona ntagihindutse. Bagasenga aho bari bagasenga bakabona ntagikoretse. Burya hari igihe ushobora kugera mu bibazo ugasenga ukabona ntagihindutse, ukafata y'ibiri ukabona ntagihindutse, ukajya mu cyumba runaka ukabona ntagihindutse, ugasenga mu gicuku ukabona ntagihindutse. Nawe hari amasengesho asenze ibihe bitandukanye, hari uko waririye Imana, hari uko yinginze Imana, hari ibyo wahuye nabyo byinshi winginga Imana, ukabona wapi, ukavuga ati se Imana kwitansubiza bimeze bite? Ariko Imana batubahira babwira ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati kwiriza ubusa ko mu kwezi kwa 4 no mu kwa 5 no mu kwa 7 no mu kwa 10 ngo bizahindukira iminsi y'umunezero n'ibirori n'ibyishimo, ngo bizabahindukira iminsi y'ibirori n'ibyishimo. Ni muri Zekariya igice cya 8 umurongo wa 19. Imana ibabwira yuko iyo minsi bamaze basenga izabahindukira iminsi y'umunezero n'ibyishimo. Haleluya! Imana yumvisha burya gusenga kwawe, nubwo wabonye nta gisubizo, nubwo wabonye, ariko Imana ifite imbaraga ngo irabwira ngo iyo minsi yo kwiriza ubusa kwanyu, iyo minsi yo gusenga kwanyu izabahindukira iminsi y'ibirori n'ibyishimo. Imana ishimwe kuko ari Imana ijya yumva amasengesho, nubwo utabona igisubizo ako kanya, ariko Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya! Kuko ari Imana ijya yumva amasengesho ikayasubiza. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ikindi nanone, Imana yashakaga gukura ibimeze nk'imisozi imbere yabo. Hari byinshi byari bimeze nk'imisozi imbere yabo. Ijambo ry'Imana muri Zekariya igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza kwa 7 niwe yabwiye Zerubabeli ngo yewe wa musozi we wita
imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli nawe ari muri umwe mu bari batahukanye n'Abisirayeli bava mu bunyage mu cyiciro cya mbere. Bahuye n'inzitizi, ntabwo ari imisozi nk'iyi, bahuye n'inzitizi nyinshi zababuzaga kongera kubaka Yerusalemu, ariko Imana irababwira ngo ibyo byose bimeze nk'imisozi imbere yabo, ibigiye kuhava bihinduke nk'ibibaya. Haleluya! Nawe Imana bimeze nk'imisozi imbere yawe, hari byinshi bimeze nk'imisozi imbere yawe. Gira Imana icyizere, Imana ifite imbaraga zo ku iyo misozi yayimura. Imana yacu ishimwe, Imana ifite imbaraga yuko ibyo bimeze nk'imisozi yabyimura, nta kintu na kimwe cyayinanira. Imana ifite imbaraga zo kwimura ibyo bimeze nk'imisozi. Ikindi nanone Imana yashakaga kongera kugarura abajyanwe mu bunyage, bakongera bagataha mu gihugu cyabo cy'isezerano. Iyo usomye Zekariya igice cya 8 umurongo wa 7 ukageza kwa 8, niyo Imana yababwiye ngo nzagarura n'abantu, nzongera mbagarure mu gihugu cyanyu cy'isezerano. Icyo nasezeranije basogokuruza nzongera mbagarure ntibatuzemo. Imana yashaka kongera kubagarura mu gihugu cyabo cy'isezerano, ikagira ite ikakibatuza mu Imana yacishimye. Haleluya! Natwe mu buryo bw'umwuka Imana iragira ngo abantu bayo bongere bagaruke mu bihe byiza bya mbere, bongere bagaruke mu bihe byiza, bongere bagaruke mu isezerano ryawe. Igihugu cyacu kise, natwe mu buryo bw'umwuka Imana iragira ngo abantu bayo bongere bagaruke mu gakiza kayo. Hari abantu benshi barangije kuva mu rugendo, hari abantu benshi batagihagaze neza mu isezerano ryawe, ariko Imana iragira ngo abantu bayo bongere bagaruke mu isezerano ry'Imana, bongere Imana yongere bagirire neza. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu yagucuma. Ikindi nanone ibyiringiro byacu dufite natwe nk'itorero, aba nabo nubwo babwirwaga yuko Imana igiye kongera kubagarukira, ikabaha imigisha myinshi, ikabaha uburumbuke, ikabaha amahoro, ikabaha umunezero, ikabubakira, ikabubaka mu buryo bwose, ikabarwanirira ibimeze nk'amahembe, bimeze nk'imbaraga zibarwanya ikabikuraho. Ariko natwe muri iki gihe cya none nk'itorero ry'Imana, haleluya, dufite ibyiringiro. Ibyiringiro byacu twebwe natwe nuko Yesu Kristo azagaruka akatujyana. Haleluya! Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yohana 12:15 ngo nezerwa mukobwa w'i Siyoni, ngo kuko umwami wawe aje. Imana yacu ishimwe. Natwe ibyiringiro byacu nk'itorero nuko Yesu Kristo azagaruka kutujyana. Ijambo ry'Imana avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imana yacu ishimwe. Dufite ibyiringiro natwe by'itorero, dufite ibyiringiro yuko Yesu Kristo nagaruka azaba aje kwima ubwami bw'imyaka 1000, azaza kutujyana kandi azaza tubane no mu bwami bw'imyaka 1000. Imana muhumure bene data, natwe Kristo ari kumwe natwe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Natwe dufite ibyiringiro yuko Kristo ari kumwe natwe kandi azabana natwe iteka. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi mu buryo bw'umwuka natwe hari imigisha Kristo yadusezeranije ajya do. Imana yacu ishimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo kugarukirwa n'Imana. Dufite iri jambo rivuga ngo kugarukirwa n'Imana. Ahari nawe urumva umeze nk'uko Abisirayeli bari bameze muri birabihe, ngo ibyiringiro byabo byari byaraheze. Bibazaga ko bakongera kugira ibihe byiza, bibazaga uko bakongera bikamera nk'uko byari bimeze mbere, ariko Imana irababwira ngo nzabagarukira, nzongera kububaka, nzongera kubaha ibyiza, ngarutse i Yerusalemu, ngarutse i Siyoni, ngiye gusubiza amasengesho yanyu, nzongera batuze muri iki gihugu cy'isezerano, nzabaha imigisha myinshi. Hari byinshi Imana yababwiraga kandi nawe irimo kubikubwira. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nawe Imana irimo kubikubwira ko hari ibyo Imana yagukorera, Imana yakongera ikakugarukaho. Yesu ashimwe. Korari Yesu ashimwe. Torero ry'Imana Yesu ashimwe. Haleluya! Turi ku ijambo rivuga ngo kugarukirwa n'Imana. Icyampa umunsi wa none muri riterano Uwiteka kongera akakugarukira.
cyangwa umunsi wa none ukongera ukagira ibihe byiza nk'ibya mbere. Ahari nawe hari ibyo urimo gucamo bimeze nk'ibikomeye, utangiye gushidikanya mu mutima uti mbese Imana yarantaye. Ariko nakuzana inkuru nziza ivuga ngo humura, ntabwo Imana yagutaye. Imana yagira ite? Yakugarukira, yakongera ikakumara umubabaro, yakongera ikakubaka, yakongera ikaguha ibihe byiza, yakongera ikagusubiza mu isezerano neza. Ibintu byose Imana yakongera ikakugarukira. Wari wihebye, wari ucitse intege, ariko message iravuga ngo Imana yakongera ikakugarukira. Yesu ashimwe. Mbese hari umuntu wumva waba utifuza kugarukirwa n'Imana? Nayo twese nta muntu n'umwe utabyifuza, n'ibintu byiza cyane. Ariko ndagira mbabwire ikintu kimwe, nubwo Imana yari bafiteho umugambi mwiza wo kongera kubagarukira no kububaka no kubagirira neza, nayo yabasabye ikintu kimwe gusa. Ikintu kimwe cyonyine nicyo yabasabye. Mbese namwe Imana ni ikibasaba murakiha? Abagikomeza yabasabye ikintu kimwe gikomeye. Imana yamaze kubahishuriraho umugambi mwiza yari ifite, ko yakongera ikabubaka, yasubiza amasengesho yabo, yabaye mutuza mu gihugu cy'isezerano, yabaye ibihe byiza mu buryo bwose, ikabagirira neza, ikongera ikabasiga icyubahiro, ikongera ikabubaka mu buryo bwose. Ariko basaba ikintu cye, ari nacyo nawe uyu munsi wa none Uwiteka kurumye mubwire ngo icyo kintu nawe Imana irakigusaba. Wowe waje mu nzu y'Imana uyu munsi wa none, umva neza ijambo ry'Imana, umva ikintu Imana yabasabye muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa 3. Imana yabasabye ikintu kimwe. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 3, Imana yababwiye ngo nicyo gituma uzababwira uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimungarukire nanjye nzabagarukira, ni ko Uwiteka avuga. Nicyo kintu kimwe yabasabye. Ibindi byose Imana kubikorera bishoboye. Kuba yari kubatuze mu gihugu cy'isezerano irabishoboye, kubamara umubabaro irabishoboye, kubanagura amarira irabishoboye, kububakira irabishoboye, bya bindi byose irabishoboye. Erega burya nawe ibyawe Imana irabishoboye. Bya bibazo byawe, za ngorane zawe, bwa burwayi bwawe, ya maganya yawe, bwa bwihebe bwawe, bya bindi mu buzima bwa buri munsi, nawe umeze nk'uwakubiswe, umeze nk'uwatawe, umeze nk'uwatakaje ibyiringiro, umeze nk'uri mu gituro, umeze nk'aho ubona watakaje ibyiringiro, ariko hari humure yuko ibyo Imana ibishoboye kongera kugusubiza ku murongo neza, kongera kubigenza neza. Ariko nayo ikintu kimwe aravuga ngo nicyo gituma uzabambwirira uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimungarukire nanjye nzabagarukira, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. N'icyo Imana yabasabye kimwe ngo bayigarukire, nayo izabagarukira. Bayigarukire nayo izabagarukira. Nta kindi kiguzi gusaba, ibindi byose irabishoboye. Ariko intambwe ya mbere, ikintu cy'ingenzi, ni ukubanza ukayigarukira. Iravuga ngo nimungarukire bwoko bwanjye nanjye nzabagarukira. Nubwo bari bameze nk'ariko ariko ibabwira ngo mungarukire nanjye nzabagarukira. Aha twakwibaza ngo ese kugarukira Uwiteka bishatse kuvuga iki? Kugarukira Uwiteka bishatse kuvuga iki? Kugarukira Uwiteka ni ukwihana ibyaha byawe ukicisha bugufi imbere y'Imana. Isobanuro ni icyo ntacyo. Ni ukwicisha bugufi imbere y'Imana ukihana ibyaha. Uko niko kugarukira Uwiteka kuzuye Imana ishaka. Kugarukira Uwiteka ni uguhindura icyerekezo cyiza, icyerekezo kitari cyiza wari urimo, ugasubira neza mu murongo w'Imana ishaka. Kugarukira Imana neza ni uguhindura icyerekezo kitari cyiza wari urimo, ugahinduka, hanyuma ugasubira mu murongo w'Imana, umurongo Imana ishaka.
kugarukira Uwiteka ni ukwisubiramo neza ukagira ibyo ukosora, ibyo umwuka we yakwereka bitagenda neza ni ukugira ibyo ukosora. Kugarukira Uwiteka ni ugufata ingamba nshya zo gushaka Imana, kongera ugafata ibihe byo gushaka Imana, byo kwegera Imana, ukagarukira Imana. Kugarukira Uwiteka ni ugusubira mu nzira y'Imana neza. Imana yavuga ngo nicyo gituma uzababwira uti nimungarukire nanjye nzabagarukira, ni ku Uwiteka Nyir'ingabo. Igihe cyatambutse kandi gahunda ziba zihuta ari nyinshi, reka tugane ku musozo dusenga Imana. Turi ku ijambo rivuga ko kugarukirwa n'Imana. Erega burya nawe Imana yakugarukira nta kinaniwe. Biriya byose Imana yasezeranije Abisiraheli nawe yabigukora, ariko kimwe iravuga ngo uzababwira uruti nimungarukire nanjye nzabagarukira. Imana yarangije kwitegura kukugarukira, ariko nawe ni wo gufata umwanzuro wo kuvuga ngo garukiye Imana. Ndagira ngo dufate akanya dusenga Imana, duhaguruke twese nk'itorero, duhombeke amaso yacu dusenga Imana. Ese hari utifuza kugarukirwa n'Imana? Hari uko yakugarukira? Twese duhaguruke nk'itorero. Hari uko yakugarukira mu bugingo bwawe? Erega buri Imana yakugarukira. Erega no mu rugo rwawe buri Imana yakugarukira. No mu kazi kawe Imana yakongera ikakugarukira. Erega no muri urugendo rujya mu ijuru, no mu bihe byawe nk'ibya mbere hari byinshi watakaje, Imana yakongera ikakugarukira, wakongera ukagarukaho n'Imana. Ariko nayo hari kimwe ivuga ngo nimungarukire nanjye nzabagarukira. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo duhombeke amaso yacu dusenga Imana, ariko cy'umwihariko duhombeke amaso yacu dusenga Imana. Tangira uganire n'Imana mu mutima wawe. Hari uko wakwereka Imana, hari ibyo wabwira Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Ibwira Imana kuko Imana iri kumwe natwe, yakongera ikakugirana. Ariko ndagira ngo tubanze turebe niba hari umuntu waba uri muri iri teraniro yumva akeneye kwakira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi we, arambura ikiganza tumufashe gusenga Imana. Uwumva ukeneye kwakira Yesu bakubera umwami n'umucunguzi uri muri iri teraniro, rambura ikiganza tumufashe gusenga Imana. Cyangwa wari warakijijwe ugasubira inyuma ukanamuka ugatera Imana umugongo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimungarukire nanjye nzabagarukira. Mbese uri ahangaha wumva ukeneye kwiyunga n'Imana ngo wongere ugarukire Imana, warayibabaje mu mutima wawe, nawe urabizi, umwuka arabikwereka. Urahari ukeneye kugarukira Imana, ngo urambure ikiganza tumufashe gusenga Imana. Rambura ikiganza tumufashe gusenga Imana. Niba uri muri iri teraniro by'umwihariko ukeneye kugarukira, ukeneye wumva umwuka yaragukomanga yuko wagarukira Imana, kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo nimungarukire nanjye ndabagarukira. Mbese hari umuntu hari ngo tumufashe gusenga Imana by'umwihariko? Niba hari umuntu hari ukeneye kwakira agakiza, cyangwa se wari warakijwe agasubira inyuma akumva akeneye kugarukira Imana, ijambo ry'Imana yavuze ngo nimungarukire nanjye nzabagarukira. Imana yiteguye kukugarukira, yiteguye kukubabarira, yiteguye kukwezi ikagutunganya. Niba ari ntawe hari, tujye gufata akanya dusenga Imana. Reka dusenga Imana, tugiye gusenga Imana twese. Turari ku mushumba w'itorero asa tuyobore muri aka kanya, asengere nk'itorero Imana. Twese buri wese mu buryo bw'umwuka, kumwuka yarakuganiza, wongere usenga Imana, wongere Imana yongere kugarukeho, Imana yongere kugarukira kugira neza. Mu ijambo ry'Imana, Imana itugejejeho icyifuzo. Imana irifuza kukugarukira. Ikintu ije gukora, ije kukubaka. Aho wasenyutse, mu byawe byasenyutse, Imana ije kubyubaka, Imana ije kukubaka. Hanyuma ikindi, ije kukumara umubabaro. Hanyuma icya gatatu, hari amahembe akurwanya, hari imbaraga zikurwanya. Ariko ijambo ry'ihumure, mwumvise ko hejuru y'ayo mahembe hari imbaraga zirwanya ibikurwanya. Ikintu gikomeye wowe uba ureba ibintu biri kukurwanya, ariko ibiri hejuru y'ibikurwanya, biri kurwanya ibikurwanya, hari igihe utabireba. Ariko muri biteraniro Imana itanze itangazo. Imana iravuze ngo hirya y'amahembe ari kukurwanya
kandi si ihembe rimwe, ni amahembe menshi, ni amahembe ane. Imana yohereje abacuzi bo kugira ngo bavunagure ayo mahembe akurwanya. Mujye mwakira ijambo ry'Imana, niba Imana ivuze mujye mubyakira. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Haleluya. Ntabwo ndi busubiremo inyigisho yose, ariko ndagira ngo dushime Imana muri ubwo buryo. Imana ikakugarura muri wa mwanya wawe, ikagarura ibyishimo mu buzima bwawe. Ariko nanone yadusabye ikintu gikomeye, yatubwiye ngo natwe nituyigarukire nibwo izatugarukira. Ese mu mutima wawe urumva utifuza kugarukira Uwiteka? Aho uri uze kwatura wihane ni byiza, ariko muri iri teraniro nta muntu wifuza ko tumusengera by'umwihariko, wifuza kwihana ari ubwa mbere. Nta muntu uhari ushaka amasengesho y'umwihariko, umuntu wifuza kwakira Yesu akagarukira Imana n'umutima we wose akaba ari ubwa mbere. Niba hari nazamura ikiganza. Yesu abahereza umugisha. Reka dusenge Imana, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko turi abantu waremye n'intoki zawe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye kubera ko uri Imana idukunda urukundo umubyeyi adashobora gukunda umwana. Uri Imana idukunda urukundo inshuti zidashobora gukundana, umugabo adashobora gukundana n'umugore, n'urukundo udukunda turi babi. Paulo yaravuze ngo wanadukunze twari twarapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, kubera ko uri umutunzi w'imbabazi waduhinduranye bazima na Kristo. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye ko muri iri teraniro twongeye kumva ijwi ryawe rivugana natwe yuko uri Imana itugarutseho. Natwe tuguhaye ikaze, natwe tuguhaye ikaze. Uri Imana itugarutseho kugira ngo wongere wubake ibyacu byasenyutse. Ongera ugaruke mu buzima bw'uyu mugore, ongera ugaruke mu buzima bw'uyu mugabo, mu buzima bw'uyu musore, mu buzima bw'uyu mukobwa. Ongera wubake ibyasenyutse, ongera umwubaka aho yasenyutse mu izina rya Kristo. Ongera ugaruke mu buzima bw'uyu muntu, wongera umumaro umubabaro mu izina rya Yesu. Nguraje kugira ngo umare umubabaro, uraje kugira ngo ukure agahinda, ibitera agahinda ubikureho, ibitera umubabaro ubikureho ku bantu bari muri iri teraniro nk'uko uvuganye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Urongeye uratubwiye ngo wongeye uragarutse, wongeye uragarutse. Hari amahembe aturwanya, hari imbaraga ziturwanya. Twe tureba ayo mahembe tukareba imbaraga ziturwanya, ariko hejuru y'ayo mahembe, hejuru y'izo mbaraga, nk'uko ijambo ryawe ritubwiye, hariyo izindi mbaraga, hariyo izindi mbaraga zije kuvunagura, zije kuvunagura, zije kuvunagura. Izo mbaraga ziturwanya twe nizo zitureba, twumva amagambo aturwanya, amagambo aduhumuriza bikagorana kuyumva. Tureba imbaraga zidusenya, imbaraga zitwubaka ntidushobora kuzireba, ariko muri iri teraniro utangaje itangazo ry'ihumure muri iri teraniro yuko hejuru y'imbaraga tubona ziturwanya hariho imbaraga zizirwanya. Hejuru y'amahembe hariho imbaraga z'abacuzi zivunagura ayo mahembe. Muri iri teraniro duhaye ikaze izi mbaraga z'abacuzi, izi mbaraga z'abacuzi zije kuvunagura imbaraga z'amahembe no kuyahondagura no kuyakuraho. Turazihaye ikaze muri iri teraniro. Urakoze Mana nziza, tugushimiye ko uyu mubyeyi umugarutseho, tugushimiye ko uyu mugabo umugarutseho, uyu musore umugarutseho, uyu mukobwa umugarutseho, kandi uje gukora, uje gukora ibyo uje gukora wabivuze. Izina ryawe nirishimwe. Natwe turisengeye kugira ngo udushoboze kukugarukira n'imitima yacu yose, udushoboze kukugarukira aho twatandukiriye dusabye imbabazi, aho twaguteye umugongo tugusabye imbabazi, aho twashidikanije, aho tutizeye, aho twakiraniwe, aho twakurakaje tugusabye imbabazi. Natwe turakugarukiye, natwe turakugarukiye nk'uko wabidusabye, natwe turakugarukiye. Nawe utugarukeho, tuguhaye ikaze. Urakoze Mana,
akira aya mashyi kubera ibyo ukoze muri iri teraniro, wakire n'izi mpundu mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen, amen, amen. Nanone Mana dusabiye umugisha abagiye gutanga amaturo n'icyacumi, kugira ngo ukomeze usendereze ibigega byabo, kandi imivure yabo ikomeze kuzura imitobe, kubera ko uri Imana ishobora gusendereza imivure imitobe, kandi ibigega byacu bikuzura ibinyampeke, ugatanga umugisha usendereye kandi usesekaye. Utange muri iri teraniro ku bagiye gutanga amaturo n'icyacumi n'inkunga yo gufasha abakene, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Korara Amahoro karibu muririmba indirimbo imwe dutanga amaturo ndetse n'icyacumi, kandi Imana ibagarukeho mu izina rya Yesu. Ngende we navuga ngo amen. Imana ibagarukeho mu izina rya Yesu. Imana ibagarukeho mu izina rya Yesu. Imana ibagarukeho mu izina rya Yesu. Ariko numiwe, hari amahembe, hejuru y'amahembe hari izindi mbaraga ziri kuvunagura amahembe. Amahembe yari arimo avunagura, noneho hirya hariho na gahunda yo kuvunagura amahembe. Nyamara twebwe mu buzima bwacu tujya tureba amahembe ari kuvunagura, ariko hirya y'amahembe burya haba hariyo imbaraga, nanone haba hariyo gahunda yo kuvunagura amahembe. Imana nigaruke mu izina rya Yesu. Imana nigaruke mu izina rya Yesu. Imana nigaruke mu rugo rwawe. Imana nigaruke mu buzima bwawe. Imana nigaruke muri business yawe. Imana nigaruke mu kazi kawe, kandi nize yubake, nizivunagure, nizineshe mu izina rya Yesu. Mbinguni hazi takuwa kwa dhambi, nitaziona raha na amani. Mbinguni hazi Oh